Inshuti bakunzi bacu banywanyi umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje twifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Mwebwe mwese mwakoze like, mwebwe mwese mwakoze share, mwebwe mwese mukunze kudukurikira ndetse mukaduha n'ibitekerezo, ariko cyane cyane mwebwe abarangije gukora subscribe kugira ngo dukomeze tube umuryango mugari tugeze hirya no hino ubutumwa kw'isi nk'uko Yezu Kristu abiduhamagarira. Muri kumwe rero na Joseph Umukiza hano Igikondo nk'uko dusanganywe. Uyu munsi tukaba dufite umwihariko uyu munsi kuko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo gikuru, mu gitabo gitagatifu, igitabo kirimo ijambo ry'Imana, Bibiliya ntagatifu. Twabivuze uyu munsi, twabivuze mu kanya mu gitambo cya misa. Uyu munsi hano mu Paroisse ya Gikondo ni umwihariko kuko icyiciro cya 19, icyiciro cy'abanyeshuri bakurikiye inyigisho za Bibiliya hano muri Paroisse ya Gikondo, icyiciro cyasoje. Ni umwanya rero gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe aho inyigisho za Bibiliya zigeze muri Paroisse ya Gikondo, agashya zazanye, icyo zunguye ku bukristu, cyane cyane ku banyeshuri bazikurikiye. Mu kanya rero kuko nabuze mbivuga, igitambo cya misa padiri yabikomojeho agaragaza abanyeshuri bize inyigisho za Bibiliya mu cyiciro cya 19, anaduhamagarira twese kwitabira inyigisho cyane cyane ku batarinjira muri icyo cyiciro. Mu kanya rero tugiye kuganira na bamwe bagize amahirwe yo gukurikira izo nyigisho, tuganire n'abarimu na bamwe mu barimu bazitanze kugira ngo twumve icyo izi nyigisho zari zigamije, twumve icyo abazize bazungukiyemo ndetse n'ubutumwa bagiye guhabwa nyuma yo kurangiza iki cyiciro cya 19, babona inyigisho za Bibiliya nk'abakristo bari basanzwe basoma Bibiliya, noneho igishya bungutse n'ubutumwa bagiye guhabwa. Nk'uko rero twavuze tubivuga, turi kumwe na bamwe mu banyeshuri basoje inyigisho za Bibiliya mu cyiciro cya 19. Turagira ngo dutangirane nabo batwibwira. Murakoze, nitwa Jean Marie Vianney Mitari, nkaba ndangije kwiga Bibiliya icyiciro cya 19 hano kuri Paroisse ya Gikondo. Murakoze Mitari. Turi kumwe kandi. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Drosera, nkaba ndangije mu ishuri rya Bibiliya icyiciro cya 19 hano kuri Paroisse. Murakoze Drosera, murakoze na Mitari. Madame Drosera, muvuze ko murangije icyiciro inyigisho z'icyiciro cya 19, inyigisho zihabwa abakurikirana inyigisho za Bibiliya hano muri Paroisse ya Gikondo. Niki muri make izi nyigisho zabunguye mu buzima, mu rugendo rw'abakristo? Izi nyigisho zadukundishije gusoma Bibiliya cyane. Twahereye mu isezerano rishya, turakomeza tuza kugera ku izaniro rya kera, tuza kugera no mu isezerano rishya. Byadukundishije Bibiliya rero, kandi burya twasanze kumenya Bibiliya ari ukwisoma. Bibiliya no kuyisoma. Bwana Mitari, Madame Drosera avuze ko zamukundishije inyigisho za Bibiliya, gukunda Bibiliya no kuyisoma. Nkawe Bwana Mitari, usanzwe umukristo, niki izi nyigisho zakunguye mu buzima bw'umukristo? Murakoze cyane. Kwiga Bibiliya naje gusanga ari ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko mu butumwa tubamo muri Kiliziya dusaba no kuba usobanukiwe na Bibiliya. Rero umwarimu mbere na mbere twumvise ko kwiga Bibiliya mu gihe cy'umwaka umwe mu by'ukuri nko kwihugura, kuko Bibiliya ni guhora umuntu afite inyota yayo. Nk'abakristo rero byadufashije kurushaho gucengerwa no kuyimenya, ku buryo tuyikoresha mu butumwa bwa Kiliziya, bikagufasha no kumenya imirongo imwe n'imwe wifashisha ufasha nabo igufasha muri ubwo butumwa bwawe. Tumaze umwaka, ntabwo bisanzwe ko inyigisho ubundi ushobora kurangiza umwaka umwe ngo ube usoje igitabo cya Bibiliya uko kingana, ko tukizi. Ukurikije inyigisho mwahawe na mbere yaho, niki
wumva zakumaze nk'amatsiko wari ufite winjira mu ishuri rya Bibiliya? Zamaze amatsiko cyane, kuko ubundi Bibiliya wayisomaga cyangwa se mwaba muri mu makoraniro amwe n'amwe hakaza umurongo wari Bibiliya, ariko nawe ubu ngubu byamfasha kuko ndi mu ikoraniro kumenya umurongo najya gushakisha muri Bibiliya uhuje n'ibihe muba murimo. Rero byamaze amatsiko kubera yuko naje gusanga hari byinshi niyunguyeho, ku buryo nanjye mu ruhame mba mfite umurongo nakwifashisha kugira ngo nshobore gufasha abandi kuzirikana bitewe n'ibihe muba murimo. Arabakeka ko cyangwa se sinzi, uratubwira kwiga Bibiliya urasoje inyigisho, ese ubu ngubu noneho tuzakubona mu muhanda ugenda uvuga imirongo ya Bibiliya nk'uko tubibona hamwe hamwe mu matorero? Ntabwo muzambona mu muhanda ngenda mvuga imirongo ya Bibiliya, nta nubwo twasanze byemewe, ahubwo imirongo ya Bibiliya tuyivuga aho ingenzi hangombwa, cyane cyane muri amakoraniro tuba turimo atandukanye mu butumwa bwa Kiliziya. Madame Drosera, kwiga akenshi bisaba gushyiraho umuhate, kwiga ku muntu ukuze umubyeyi bikaba bamwe tubitinya. Kuri wowe inyigisho za Bibiliya uzitangira, haba hari ingorane wabanje guhura nazo? nta ngorane na zimwe nigeze mpura nazo, ahubwo naje gutangira nibwira ko ari njye mukuru. Mpageze nsanga hari n'abandi bavandimwe tungana, twigana n'abana ariko turahuza tuba abavandimwe pe, tuba umwe. Ubu turi ikipe imwe muri Bibiliya, ku buryo ubutumwa ubwo ari bwo bwose dushobora kubukora. Niganye n'abana. Drosera, ufite abana niko mbikeka, sibyo? N'abuzukuru? Ndabafite n'abuzukuru. Tekereza noneho wiganye, sinzi abana mwiganye, kukubona uri ku ntebe y'ishuri ungana gutyo n'abato, nta soni byabanje gutera? Abana mvuga si abana bato cyane, kuko umwana wari muto muri twe ni nawe twahise tugira cheftaine wa classe. Ntabwo rero yari muto cyane, gusa n'abandi ni bato kuri njye. Impamvu mvuga ngo ni abana, ntabwo duhuje imyaka, uretse wenda muzehe turi kumwe aho ngaho. Rero usoje inyigisho za Bibiliya mu rugo, uravuga ati mama yasoje inyigisho za Bibiliya, niba ufite na bwana ati madamu wanjye yasoje inyigisho za Bibiliya, ni iki ugiye kujyana mu rugo? Icyo njyana mu rugo ni ubutumwa ku bana, abana cyane cyane. Mfite abuzukuru, ngomba kubakundisha Bibiliya bakayikunda, hanyuma nabo bakagira inyota yo kwiga, yo kuzayiga igihe bazaba bigiye hejuru. Abana nabo uko bishobotse ngomba kubakundisha Bibiliya bakazaza kwiga nabo. Bwana Mitari, usoje inyigisho za Bibiliya, umuntu asubije amaso inyuma mu buzima bw'umukristo, wari usanzwe uri umukristo, ndabizi, ni iki wumva izi nyigisho ziguhaye nk'ikintu gishya warusha abandi batize inyigisho cyangwa batakurikiye inyigisho za Bibiliya mu kigero cyawe? Murakoze cyane. Ibishya byo birahari byinshi. Icya mbere ni ugutangira gushishikariza n'abandi batize Bibiliya nabo kuyiga, kuko kugira ubumenyi kuri Bibiliya ni ikintu cy'ingenzi. Niyo mwabyumvishe mu bishe ko n'umuvandimwe yabigarutseho mu Kiliziya, kugira ngo abantu bose bagire iyo nyota yo kumenya Bibiliya. Rero mpereye ku muryango wanjye, nkahera ku nshuti n'abavandimwe, nkahera ku bantu tubana mu magurupe asenga ya Kiliziya, numva ari cyo kintu cy'ingenzi nabashishikariza cyo kugira ubumenyi kuri Bibiliya, kugira ngo turusheho kunoza ubukristo bwacu tunasobanukiwe n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Murakoze cyane. Rero ubu ngubu rero murasoje, mugiye kujya mu butumwa, mugiye gukomeza ubuzima busanzwe. Ni iki mwabwira abarimu babafashije muri igihe mumaranye mu nyigisho za Bibiliya? Abarimu badufashije rwose urakoze cyane kuba ako kanya, ni ukubashimira umurava n'umwete nababonanye ubwo badufashaga muri iki gihe cy'umwaka wose,
hari harimo ubwitange, uko ari amasaha twigamo, kubona umwanya w'akazi kandi n'inshingano baba bafite no gutegura amasomo. Nabashishikariza njye mwanya muri aka kanya rero icy'ingenzi ni ukubashimira uruhare rukomeye bafite muri kiliziya rwo gufasha abantu nta kiguzi nta gihembo, ari kubera ubwitange. Nkabashimira n'ubuhanga nababonanye kugira ngo bafashe abantu kurushaho kumenya Bibiliya. Murakoze Madame Drosera, musoje inyigisho za Bibiliya muri gihe cy'umwaka mwari mumaze hano, mwabanye n'inshuti abanyeshuri mwari kumwe, ariko mwari mufite n'abarimu babafashaga muri urwo rugendo. Niki wababwira kuri uyu munsi musojeho inyigisho? Uyu munsi twashojeho inyigisho, ni igihe cyo gushimira abarimu bacu. Abarimu bacu turabashimira, batwigishije neza, twubahirije isaha nabo bakayubahiriza, twabanye neza muri uyu mwaka wose. Turabashimira. Turabashimiye Madame Drosera, turabashimiye Bwana Mitari, kandi twifurije ubutumwa bwiza kugira ngo Nyagasani azabafashe gusohoza ubwo butumwa, muzagaragaze ko hari ikintu izi nyigisho igihe cy'umwaka mumaze ahangaha kizabamariye mu buzima bwanyu bw'abakristu aho muri hose. Muzagira ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Turashimira paruwasi yacu yashyizeho iyi gahunda, iri shuri ryo kwiga Bibiliya, turi icyiciro cya 19. Urumva rero yuko hari benshi, umubare mwinshi umaze gutera iyo ntambwe. Kuba waratekereje iki gitekerezo ni igitekerezo cyiza cyane. Bibiliya uburyo iryoha ntabwo umuntu yagombye kwiga mu mwaka umwe. Igihe cyo kugira ngo bavuze ngo igihe kirarangiye, cyateganyijwe kirarangiye, twarababaye ntabwo tuzongera guhurira no ngo twongere twige. Ni ukuri kwiga Bibiliya ni ingirakamaro, ni ibintu byiza. Hari ibintu byinshi umuntu avuga ngo Bibiliya nk'aba muri bifite ubwo washaka ko tereka nsoma ibitabo ugasoma, ariko buriya iyo wize Bibiliya ugira notion essentielle ya Bibiliya, uburyo n'umuntu yakubwira ati muri iki gitabo harimo iki, uko wamwareze ibintu byose. Ntabwo ari cyo kintu ushobora kuyisoma ngo umenye utayigisha. Nitwa mwarimu Nsengiyumva Remy. Mwarimu Nsengiyumva Remy, muri umwe mu barimu bafashije abavandimwe basoje inyigisho zabo icyiciro cya 19 mubahugura kuri Bibiliya. Muri rusange batufasha kumenya icyo inyigisho za Bibiliya ziba zigamije muri urwo rugendo muha abavandimwe b'abakristo babagana. Inyigisho za Bibiliya umuntu yanatangirira kuvuga uko ishuri ryaba ryaraje, uretse ko mbizi mu mateka njye sinari bwahagere. Habayeho gacaca nkirisitu ni ku muntu yabivuga, noneho byari bitewe n'ibihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo. Ivyo u Rwanda rwanyuzemo turazi ko harimo jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'icyo gihe rero kiliziya byarayishobeye, abakristu birabashobera, baravuga bati ubu tugiye kubana dute, ubu kristu twabugaragaje gute, ubu kristu tugiye kubamo gute. Kimwe rero mu myanzuro yafashwe hano Gikondo kwabaye ukuvuga ngo abakristu bongere basubire ku isoko ry'ukwemera kwabo, bige Bibiliya. Yego, n'umwanzuro rero wafashwe muri paruwasi ya Gikondo. Naje Gikondo nsanga ishuri rihari, ndaza nkorera mu ngata. Bamwe na bamwe bari barabaye abarimu muri ryo, kuko hari abaza bakagira abenshi ugasanga n'abapadiri. Abapadiri nabo turazi yuko bahabwa ubutumwa buri mwaka. Hari abapadiri usanga baramaze umwaka umwe ibiri bafasha muri iryo shuri ariko bakagenda, ariko igisubizo nyacyo gishakirwa mu barayiki. Nanje ndi umurayiki. Niyo mpamvu rero urugendo rero nkoranye n'iri shure ndarumazemo nk'imyaka ni 11 12 gutyo. Yego, mfatanya n'abandi
bari basanzwe ari abigisha muri rino shure rya Bibiliya. ni urugendo rukomeye cyane cyane ukurikije amateka y'aho n'impamvu iri shuri ryashyizweho. Imwe mu myanzuro ya sinode yakozwe ireba uburyo haboneka igisubizo cyo kubanisha neza abanyarwanda. Ese mu nyigisho mutanga muri Bibiliya, muri izi nyigisho mutanga, ni uruhe ruhare ruhabwa umwanya wo kubanisha neza abanyarwanda ukurikije uko inyigisho za Bibiliya muzitanga? Yego, turabanza tukareba umukristo katolika aziki uko biri kose. Umukristo katolika ukwemera kwe gushingiye ku ijambo ry'Imana. Abenshi ugasanga baravuga bati ijambo ry'Imana nta handi suruse, nta handi soko riretse muri Bibiliya. Tugasanga rero abakristo benshi ntibazi Bibiliya, abenshi banayisomerwa ku cyumweru. No turagira tuti itsinda ry'abaje kwiga Bibiliya bazahora basohoka ari babandi babasha kuba urumuri rw'aho bagiye, aho berekeje mu buzima bwabo bwa misi yose. Turababona mu miryango remezo, turabasanga mu nyigisho zihabwa abigishwa za katesheze, turabasanga mu buzima butandukanye mu miryango ya Action Katolika. Ni henshi mu buzima bwa Kiliziya kandi no mu buzima busanzwe. Umuntu rero yanyuze mu ishure rya Bibiliya agomba kumenya uko ahagarara kandi twibuke yuko hari amadini y'inzaduka hirya no hino aza kurura abantu, kandi abo bose igihe abakurura ababeshesha Bibiliya. Iyo umuntu rero asanzwe afite ubwo bumenyi, aba afite uko ahagaze mu bumenyi bwa Bibiliya, ku buryo atahora umuntu uwo ari we wese aza ngo amujegajeze uko avyumva. Kurikira ko impuzamiryango remezo Isidore Bakanja ni shirika kubwa ihuza abavuga ururimi rw'igiswahili bakorera hano muri Paruwasi ya Gikondo, ndetse n'abandi baturuka handi bakaba bahurira hano mu Gikondo, bakaba bakorera ubutumwa cyane cyane mu matsinda yabo. Shirika ndogo zihuzwe zwageranya n'imiryango remezo mitoya, hanyuma shirika kubwa ikaba igeranywa n'impuzamiryango remezo. Bakaba bashishikarizwa gukora nk'itsinda rigari rimwe kugira ngo aho umwe yumva ururimi Igiswahili abe yatanga ubutumwa, n'uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda abe yatanga ubutumwa. Umubyeyi Bikira Mariya azabane namwe, azabaherekeze mu butumwa bwanyu butangiye, ahasigaye mukomeze yindi mwamamaza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ribabere ubutumwa. Muhere kuri uko muje bwaje haza umwe, hanyuma ajya mbambikisha ku ndajya nkoramo iyo ndafata niyo ndajya mu mutwe ubona sindajya kwiba ndayagugisha yakosa bihutisha ariko turakwambaza mubyeyi, nuwashyirwe kuri Yesu, tumushimishe mu byo dukora, tubonereho kumwamamaza, tumufashe gukiza isi, tumufashe gukiza isi. Mwamikazi w'isi n'uw'ijuru, mubyeyi w'Imana n'uwacu, tega amatwi abakwiyambaza, ujye ubarengera ubasabire, mu nzira igana Imana, mu nzira igana Imana. Mwamikazi w'isi n'ijuru, turakwambaza mubyeyi. Dushimira Imana muri iki cyiciro murangije cya Bibiliya. Icyiciro cya mbere mvuga hagomba kuzakomeza n'ikindi, ngo igikomeye cyane kirimo no kubashimira nk'uko benshi babivuze, kugira ngo abantu babone akanya kugira ngo bige Bibiliya n'inshingano buri wese aba afite, ntabwo biba byoroshye.
hakurikiraho nk'aba baje ari famiye, ukaza umugabo n'umugore bakaza kugira ngo babone akanya kugira ngo baze kwiga Bibiliya buri gihe, nabwo rwose bisaba umwanzuro ukomeye kandi ikintu gikomeye mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu tubashimira. Dushimira rero iki cyiciro kiganije, kugira ngo nagiye bikurikira hirya ariko nabyumvaga nk'uko bajya babivuga, gushyira hamwe kwanyu, ukwitabira kwanyu, gukorera mu magurupe, kurushaho gusurana, kurushaho kugira punctualité kuko Leopold yabigishije, kugira ngo ni byinshi mwavanyemo. Jean Marie yabaje ikibazo tese inyota irashize, kugira ngo Bibiliya ntawe wiga ngo irangize. Niyo ugiye gukorera doctorat ushobora kuyirangiza. Natwe twize teologi imyaka ingahe ntiturayirangiza, ariko byibuze ubonye intambwe yo gukomeza kugira ngo ubashe kuryoherwa. Kimwe mu byo nakongera gukomeza kubasaba kizabafasha kwiga Bibiliya, tugira amahirwe ko mu Rwanda bakoze iyi Bibiliya ntagatifu, ifite ibitabo byose bifite introduction. Kaya ka introduction ka buri gitabo ari ikintu cy'ingenzi cyane. Introduction kuri buri gitabo, icyo kintu gikomeye kigufasha kugira ngo ibyo wiga uzabashe kubiha umurongo, uzabashe kurushaho kuyobora, wumve n'ibyo uzasoma muri ya introduction. Rero ndongera basabye muri iki gihe murangije mushoje iki cyiciro, bongeye mutangire. Nihe gahunda uvuge ngo ngiye gutangira kuri zero, nongeye gisome byose nitonze, atari kwisoma rero nk'isomo ryo mu ishuri, ahubwo rero kwisoma kugira ngo kubere ubumenyi, kubere ifunguro, kubere urumuri rukurikira. Buri wese yafata gahunda akavuga ati ngiye gutangira gusoma, ugahera kuri ya introduction, hanyuma hasigaye ukazagenda gake gake usoma n'ibigize igitabo, ariko byose introduction wayumvise. Ndabashimira cyane yo kwitangira mwagize, shimira uko murangije kuri uyu munsi, kandi nyango nta n'uwatsinzwe. Tubwiye ko mwese mwabonye diplome ndimufashe, tubashimiye. Bwana Remy rero mubasoje inyigisho za Bibiliya ku cyiciro cya 19, niki mwasaba noneho abahawe abo bavuga ngo abavuye ku ntebe y'ubunyeshuri y'amasomo bagiye mu buzima busanzwe aho bari basanzwe? Icyo tubasaba no kuba umunyu wese, ubumenyi bakuye hano babujana mu buzima busanzwe. Ubwa mbere mu ngo iwabo, ingo zabo, ingo zacu ni kiliziya nto, niho kiliziya itangirira. Iryo jambo ry'Imana rero niritangira riboneshereze, rimurikire ingo zacu, noneho umuntu ave mu rugo aba aje kuba umunyu n'ahandi hose. Oui, le lever dans la pâte. Murakoze cyane Bwana Remy, kandi twifurije kumeza kugira ubutumwa bwiza no guhugura izo ntama z'Imana kugira ngo zijye mu murimo wa Nyagasani, zifatanya n'abandi kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire hose. Mugire ubutumwa bwiza. Twifuje rero mwese umunsi mwiza, twifuje icyumweru gihire kuri mwese abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Paruwase n'abaje hano mu kiliziya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza.